Amahoro 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 nshuti bakundwa ndabasuhuje amahoro y'Imana n'abana namwe aho muherereye hose mu mugabane itandukanye ndabasuhuje. Yezu Kristo akuzwe, abandi Yesu ashimwe. Nje kubakorera ikiganiro kikubwira ngo niwakiriza impano eshanu ngiye kuvuga ziteye gutya uzaba wibwa inyenyeri yawe. Isomo ry'inyenyeri hano twararyize, tuvuga ko inyenyeri ari impano, umugisha Imana iguha kuvukana. Buri muntu wese uvutse Imana imuha inyenyeri mu biganza arayivukana, nk'uko mpora mbibigisha dushingiye kuri Yesu Kristo. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo igice cya mbere icya kabiri, cyane cyane mu gice cya mbere batubwira ukuntu no mu cya kabiri Yesu Kristo yavuka inyenyeri, ariko yo yarafite inyenyeri ya cyame. Muribuka ko yabonywe n'abantu b'ubwoko bubiri, yabonywe na Herode ndetse n'abanyabwenge. Inyenyeri yarasiye iburasirazuba, abanyabwenge bagenda bayikurikiye, bagenda bayishimiye, bagiye kumuramya ndetse bamushyiriye amaturo. Ayo maturo nayo yafashije Yesu Kristo n'ababyeyi be igihe marayika Imana yababwiraga ko bagomba guhungisha umwana na nyina kuko Herode ashaka kumwica. Iyo nyenyeri rero yabonywe na Herode. Herode ntabwo yifuzaga ko Yesu Kristo abaho, niyo mpamvu yashakaga kumwica kugira ya nyenyeri bwa butware bumugarukeho. Mpora mbabwira ko buri gihe cyose umuntu mudahuje inyenyeri adashobora kukurwanya, urwanywa n'umuntu muhuje inyenyeri. Iyo uri umwami urwanywa n'umwami mugenzi wawe, iyo uri umucuruzi urwanywa n'umucuruzi mugenzi wawe, kubera ko inyenyeri zanyu zirasa. Abagira ngo akurwanye ayitware iye yake cyane, iburiye cyane, boosting, wowe usubire hasi. Nababwiye ko inyenyeri baziba, inyenyeri barazitwikira, inyenyeri barazitaba, barazishyingura, inyenyeri barazizimya. Murambabwira ko inyenyeri bazizimya cyane neza neza, umurozi akakuzimiriza inyenyeri kazima. Wari umuhanzi ukazima tukakubura, wari umuhanuzi uzwi uhitinga ukazima tukakubura, wari umucuruzi uzwi ukazima tukakubura, ubucuruzi bukazima burundu, inyenyeri bajya baziba. Wari ufite urugo rwiza rukazima, n'urugo n'inyenyeri. Wari ufite inyenyeri y'ubwenge, abarozi bakayizimya neza ukaba uw'inyuma. Wari ufite inyenyeri yo kuyobora, umurozi yayizimya. Umva ntihagire n'umuntu waguha no kuyobora n'abantu babiri. Inyenyeri bajya bazizimya, bavandimwe barazizimya. Iyo bayizimije rero hari undi we ibigiye kwaka. Nuko bigenda. Inyenyeri zacu barazizimya, barazanduza, baraziba, barazitwikira. Inyenyeri zacu zikorerwa ibintu byinshi. Inyenyeri niyivuga umenye ko ari wa mugisha Imana yaguhaye kuvukana. Buri mwana wese arayivukana. Nababwiye ko inyenyeri zacu baziba mu gihe twavutse tutaruzuza iminsi 8. Nababwiye ko hari igihe mu muryango haba harimo umuntu uraguza, bakababwira bati mu muryango wanyu gutya na gutya hari umwana ugiye kuzavuka, azavuka ari inyenyeri iyi n'iyi, kugira ngo abawe bizagende neza. Uyu mwana navuka uzagende uhagere, umukore mu mutwe, umufate mu biganza, mu dupfunsi udupfundure, ukore imigenzi iyi n'iyi, watura ibi n'ibi kuri uyu mwana. Inyenyeri y'uyibuye ijyana. Abantu benshi rero dukura inyenyeri zacu zaribwe ntitubimenye, ukabaho nta gisobanuro cy'ubuzima ufite, ukabaho nabi, abandi bariho neza, we ntubashe kubimenya kuko inyenyeri niyo itwidantifiye. Inyenyeri cyo gisobanuro cy'ubuzima bwawe. Ntabwo abantu bose tubona babayeho nabi bavutse badafite inyenyeri nk'abandi, ahubwo kubera ko dukura tugakurira mu birere tutazi, usanga kubera ko nta bintu tuba tuzi by'uburyo inyenyeri zibwamo, yaba incakura nyine ziraziba, wowe ukabaho nabi, ukazarinda upfa, ugapfa nabi, wowe utazi ko inyenyeri yawe yibwe. Imana yari yaraguhaye ikintu ku mubiri kizagutunga kikakubeshaho, ariko we ntubimenye. Murambabwira ko n'abantu baba mu nyenyeri zitari izabo. Igihe cyose uri mu nyenyeri itari yawe ukora ibintu bibi, ntunoza akazi, ubikora witotomanga, nta mumaro bikumarira, nta n'umumaro ugirira abandi. Nicyo kimenyetso kwereka kuri mu nyenyeri itari yawe. Abantu bashyashya ndabakiriye, abo dusanga mu mugubwe neza. Hanyuma umuntu utarakora subscribe, sabone, gupyondaho ntiyibagirwe, tazajya bura link y'ikiganiro sohoye. Imana ishimwe. Rero Bibiliya itwereka ahantu henshi ko hari igihe ushobora kwakira ibintu biriho imyaku, ubundi warangiza ya myaka ikakujyaho. Nk'iyo turebye urugero igihe Elisa yakizaga umugaba w'ingabo Namani ibibembe. Muribuka ko amaze kumukiza ibibembe bimuvuyeho yamuhaye amaturo. Umukozi w'Imana Elisa arayanga, arabwira ati gumana ibyo bibembe byawe. Hariho n'abantu baduhereza amaturo yo kwihumanura, ibibembe byayo bikadusigaraho.
ntabwo mwari mubizi, ntabwo amaturo yose abakristo baduhaye burya ari uko aba ari mazima. hari ayo baduha batwihumanuraho, akenshi nk'amaturo yo kwibohora, yo kwihumanura. burya ariya maturo muhereza abantu ngo babasengere, burya ya myaku yose ikuriho igendana na ya mafaranga na ya maturo mwatanze. Imana ishimwe. Icyo gihe rero umugaragu we Gehazi yarahindukiye, we aca iruhinga arayafata. Ayafashe bya bibembe byose byari biri ku mugaba w'ingabo Namani byagiye kuri Gehazi. hari impamvu umukozi w'Imana yari ayanze, we yari amaze gusobanukirwa ko hari biriya bintu, hari amaturo yaratanze yo kwihumanura ibibembe byose Elisa ari kuba bikotoye, arayanga. Mu gihe ayanze Gehazi we aca iruhinga arayatora. Urwo ni urugero rwa mbere. Urugero rwa kabiri rundi naba hano ruri mu Itangiriro 28, Itangiriro 25:3-4, hari inkuru y'ukuntu Yakobo yibye inyenyeri mwene nyina amuhaye ibishyimbo. Ntabwo muzi igihe Esawu yaravuye guhiga inzara imwishe, akabwira mwene nyina Yakobo, kuko Yakobo yakundaga kuma mu rugo, aramubwira ngo inzara iramwishe. Icyo gihe arangije arabwira ati se, ati noneho niba ushaka ko nguha ku bishyimbo ku byo natetse, noneho mparange ubutware bwawe. Icyo gihe Esawu aramubwira ati ubundi se ubwo butware bumariye iki? Inzara iri kunyica, mpereza ibishyimbo nirire. Ako kanya direct akimara kumuha ibishyimbo, bwa butware bwose bwari buri kuri Esawu nk'umwana wa mbere bwagiye kuri Yakobo. Inyenyeri ye ya Esawu ihise ijya kuri Yakobo. hari utuntu no mugenda mukora rero tworoshye mwebwe mukagira ngo mu mwuka ntabwo tubafekita. Niyo mpamvu rero iyo ufashe izi mpano zimeze gutya, ushobora kubivuga mu kiganiro ukumva ni utuntu tworoshye, ariko dushingiye kuri urwo rugero rw'ibishyimbo n'ayo maturo, inyenyeri zijya zitugenda we ntubimenye. Inyenyeri bakayigutwara burundu ugasigara aho ngaho nta gisobanuro cy'ubuzima ufite. Abandi bamenye kubera amaso, inyenyeri zabo bikagenda neza. Ni ufata rero impano ya mbere, impano umuntu azaguha yitotomanga, atishimye, yivovota. Biriya bintu biba bikurikiwe n'umwuka w'agahinda, n'umwuka ukunaniza, ku buryo bya bintu biza bishorewe n'ibindi bintu. Nk'abantu mukunda kwakira amaturo, ndabwira cyane cyane abashumba hano mukunda kubwira abantu ngo bature, ujye ureka umuntu atura ituro rimuvuye he ku mutima, aguhaye anezerewe, akuburesinge anezerewe. Naguhereza ituro kuko wamuhase, kuko wagize gute, ukamushyiraho ibyigishwa byinshi cyane, akaritanga ritamuvuye ku mutima, agatura yitotomanga, burya ya maturo aherekerezwa n'indi myuka. Rya tura guhaye, cya gitenge guhaye, yanza kwishyuriye, bikurikirwa n'undi mwuka mubi cyane. Ibintu byo mu mwuka buriya biratwafegita cyane nuko mutabizi. Icya kabiri, umuntu uzaguha ibintu akagenda byasasa akabishyira ku karubanda. Mujya mubona ko turi mu minsi y'imperuka, bari abantu bajya gufasha abantu bakabishyira kuri kamera. Njye mbona hari abantu babikora, n'abakozi b'Imana babikora, hari n'abashumba babikora. Ukabona ugiye gufasha umuntu, mushyiriye isabune, amavuta, uduki, yarangiza agashyiraho kamera. Bavandimwe, ibintu ntabwo ari byo. Kereka ari nk'abantu bakubwiye ngo genda duterere inkunga abantu aba naba, kugira ngo ujustifiye raporo. Ushobora gufotora, ugafata amafoto, ugafata video, ariko ukayiha abantu bawe muziranyeho kwiyo gahunda mu gikari, ariko utabizanye ku karubanda. Iki kintu ni ikintu kibi cyane. Umuntu uzaguha impano ukabona yashashe, yabishyize ku karubanda, isi yose yabibonye, uri kwakira ikintu runaka. Gutanga impano byo hari izo batanga zifunditse ntubimenye, ariko umuntu azanye umuceri, yakuzaniye isabune, yakuzaniye ibiryo, arafoto yashyize ku karubanda. Biriya bintu mujye mubyitondera, hari ahantu hakurikirwa n'indi myuka mibi yo mu bwihisho mwebwe mutazi. Biriya bintu Yesu yabibonye kare, arabitugiramo inama abantu bashaka umugisha, ko niba ukuboko kw'iburyo gukoze ikintu imoso ntigomba kubimenya. Niba ufashije umuntu, bikore mu ibanga ryawe n'uwo muntu n'Imana muri batatu. Ni nako Bibiliya itubwira ngo icyo ukuboko kw'iburyo kwakoze imoso ntikajya ikimenya. None muri iyi minsi ko abantu ujya kureba ukabona bavuguruje iryo hame ry'umwuka, umuntu akajya gufasha umukene akagira gute akabyasasa. Ese mu by'ukuri mwumva nyine icyo kintu giherekejwe n'umugisha w'Imana, cyangwa hari indi myuka igiherekeje? Impano ya gatatu ni umuntu uzagufasha cyangwa akaguha impano, ariko ukumva ashyizeho kondisiyo, agushyizeho nk'ikintu cya control. Ni ukuvuga ngo niba umuntu aguhaye amafaranga, genda ucuruze, nguhaye impano, ngize gute, ariko ukabona akurikijeho ikindi kintu cyo kugukontorora. Ni umwuka wa manipulation. Ndagutera inkunga,
urusengero rugenda rutera inkunga, ariko iyi nkunga mugomba kuyikoresha gutya na gutya na gutya na gutya na gutya na gutya na gutya, burya kenshi ku buryo n'ubundi n'ubwo wa muntu yaguteye inkunga n'ubundi umeze nk'uri muri gereza ye, arakumanipira, aragukontorora, ni umwuka mubi w'ubucakara aba agushyizeho. Impano ya kane utagomba kwakira, nuyakira uzaba wibwa inyenyeri yawe, ni impano uhawe n'umuntu uzi neza ko akorana n'imyuka mibi. Ubizi neza ukabuza utuye umuntu ndabizi, njya numva bavuga ko akorana n'imyuka mibi, ukabona arakuburesinza guhaye impano. Burya uba wibwa inyenyeri utabizi, kandi akenshi izi mpano zikunda kuba ari impano zishashagirana, impano z'ibiciro bikomeye, ku buryo iyi mpano utabona uburyo uyigobotora ngo uyange. Nagiye numva ubuhamya bw'abantu benshi bahabwa impano runaka nk'izo zishashagirana, byarangira ukabona umuntu yasubiye hasi, ukabona umuntu wamutanze mu bitambo, amaraso yaramenetse, aragiye wenda niba ari imodoka bamuhaye mu mpano, amaraso aramenetse, arapfuye, bamutanze mu gitambo, ya modoka iragiye nawe aragiye, nta nayigenzemo. Ibi bintu byo mu isi y'umwijima mugomba kubyitondera. Izi mpano zishashagirana gutya, kwishima ngo umuntu arankunda, umuntu arankunda, umuntu arankunda, mugomba kujya mubigiramwe amakenga. Impano ya gatanu ni amafaranga cyangwa ikindi kintu umuntu aguhaye ariko cyo kugira ngo mukorane ibyaha. Iki kintu uko cyitondera kiba giherekejwe n'indi myuka mibi. Umuntu akaguha amafaranga atariko kanguha amafaranga gutya gutya uzagirira umuntu runaka gutya. Ndaguha amafaranga ariko turyamane nangahe, mukajya mu biciro. Ari amafaranga buryo bibwira ko nta myuka ibi yaherekeje. Hari imyuka iherekeza izi mpano twakira mu ntoki nk'uko wowe utabimenya ukiyakira. Nakunze kubaha urugero nk'ahantu bakunda gutegura ibirori, nakunze kubaha urugero kenshi. Nkabwira nti muzajya mukunda kubona abantu bamwe bafite ukuntu bateye imbere, ariko ukabona bateguye nk'ibirori bidasobanutse, ama festival adasobanutse, ukumva ngo abantu bose nimuze murye munywe for free. Batetse bashyize ibyo kurya hariya by'amoko yose, barabatumiye, wareba icyo kirori ukabona nta gisobanuro gifite. Burya reka mbabwire, mu isi y'umwuka hari igihe umuntu utabuzi imbaraga akorana nazo kugira ngo akire, noneho kageraho ya business igatangira kugira shit, agatangira guhomba. Yajya kuraguza nk'aho hantu bakababwira ati rero uzafata ibi n'ibi biteke, ugire gutya, utumira abantu baze barye bamwe. Mwebwe akabitegura mukabona yaspendiza amafaranga menshi, ukagira ngo n'umutima mwiza, kumbi ni condition bamuhaye. Bijya biryo na bya binyobwa mwagiye kwiyakiriza, afite ibitongero yabanje kubikoreraho n'imihango n'imigenzo. Umuntu wese wabiriyeho inyenyeri ye kagenda ayibwa zose zikongera zigahura kuri wa muntu wabagaburiye, wabatekeye, ubundi business ye kongera kaboostinga. Wewe wagenda ukabona ibintu bitangiye kugenda nabi, n'undi bitangiye kugenda nabi, kubera ko bamwaturutse ahantu hatandukanye mutabasha kuganira ibyabaye nyuma yuko muhavuye, ugasanga inyenyeri zanyu zibwe muri icyo kintu mwebwe mutabizi. Bavandimwe mugomba kuba amaso kw'ibi bintu. Hanyuma muri Buhoka Ministry tubafitiye imiti igiye itandukanye ituruka ku bimera, tuvura ibintu cyane cyane bijyanye n'amarozi, imyuka mibi, iby'abarozi bateza abantu. Imana ibaha umugisha, mwatugana.